muhaye ikaze nanone kuri Base de Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye twagezaho ibiganiro bitandukanye. Ndi kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakoresha bakora subscribe, nukuri turanyuzwe ku bwanyu. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turushe gusangira ibi byiza. Mugabo ita kuri bino bintu 12, itondera ibi bintu 12. Niba ufite umugore uhora akurwanira kugira ngo mugumane, niba ufite umugore ugukunda, ubizi neza yuko agukunda, agakora buri kimwe cyose kugira ngo mugumane, bitewe n'ibibazo umuteza cyangwa se n'ibintu byinshi mutumvikana, nagira ngo umenye bino bintu uko ari 12. Ikintu cya mbere, bimenye neza yuko umugore uhora uhe ibihe bigoye ntabwo azahora hari ku bwawe. Uyu munsi arabikora akakwihanganira mu byo akubwira gukora cyangwa se kubyo akubuza gukora, akwihanganira kuko afite icyizere yuko uzahinduka. Ariko bimenye neza yuko ntabwo umugore uhora arwana ishyaka kugira ngo urugo rwe rumere neza azahora hari ku bwawe. Hari n'igihe muzagumana mu rugo ariko mukaba nk'abaturanyi, mukaba nk'abanyamahanga, kandi akahaba adahari. Rero ni ngombwa ko agaciro ibi bintu. Iyo umugore atangiye kubura umutima wakawujyana hirya, biragukomeretsa kubera ko ubyiyumvamo kandi uranabibona. Rero bimenye neza yuko umugore uhora akwihanganira, ahora akora buri kimwe cyose kugira ngo ibintu bigende neza ariko ukamunaniza, ntabwo azakomeza kuba hari ku bwawe. Ikintu cya kabiri, bimenye neza yuko buriya n'umugore w'indahemuka ku isi yose igihe kiragera akananirwa. Igihe kiragera rwose akumva ananiwe no gukomeza kukubona ukora amakosa ahora akubwira kureka, kandi ari amakosa amubangamira. Nawe ubizi neza yuko ubikora kandi akanabangamirwa akababara ukabibona. Rero umugore agira igihe akwihanganira, agakomeza akihanganira buri kimwe cyose umukorera, ukamuca inyuma akakwihanganira, ukamwimya ibiryo akakwihanganira, buri kimwe cyose umukorera akakwihanganira. Ariko n'umugore rwose w'indahemuka ku isi yose igihe kiragera akananirwa. Gatatu, bimenye neza yuko ntabwo ari umurimo w'umugore kurwanira umugabo. Ntabwo umugore ategetswe, ashinzwe kugumaho muri urwo rugo akurwanira. Rero hari ikintu ugomba kubikoraho. Ibyo bintu adashaka cyangwa se ibyo ashaka ugomba kwitaho, ugomba kubyitaho, kubera yuko nkuko murabibabwira, waramuzanye ntabwo yakuzanye. Kane, zirikana neza yuko atari umurimo w'umugore kukwigisha uko ugomba kuba umugabo mwiza. Si umurimo w'umugore kukwigisha uko ugomba kuba umugabo wa nyawe. Rero ni ngombwa rero yuko ugomba gutekereza ibi bintu. Abagabo benshi bajya bafata abagore uko biboneye, mbese bakagira ngo niko bizahora. Ntabwo ariko bizahora, kuko si umurimo w'umugore kugira ngo akwigishe kuba umugabo mwiza, mbese ngo ube umugabo umunogeye cyangwa se umugabo w'inzozi ze. Ntabwo ari inshingano ze. Gatanu, bimenye neza yuko si inshingano ze, si umurimo we kukwigisha ngo kora ibi na biriya, ngo genda gutya na gutya, ndashaka gukora ibi ngibi, ndashaka gukora biriya, ntabwo nshaka gukora ibi, ntabwo nshaka gukora biriya, mbese ngo akwerekane uburyo ugomba kubikoramo. Uri umugabo, uri umunyembaraga, uri umunyacyubahiro, ugomba kugira ubwenge bwo gukemura ibibazo kugira ngo umugore ahora aguwe neza. Gatandatu, zirikana yuko uwo mugore uhora uriza, uhora ubabaza ni intwari. Impamvu ari intwari nuko ajya nakubwira, akanatobora, akakubwira ibitagenda, agatobora akakubwira ibimubabaza, ibimubangamira, ariko uvunira ibiti mu matwi. Rero kuba uvunira ibiti mu matwi ntugira ngo ntawe arimo kubireba. Karindwi, bimenye neza yuko uyu ni umugore ushaka yuko uhinduka. Uyu ni umugore ushaka urugo rwe. Uyu ni umugore ushaka kubaka. Uyu ni umugore ushaka kukubona nk'umugabo w'inzozi ze, ariko ntabwo ubikozwa birebe. Rero bimenye neza ko igihe kizagera ananirwe. 8, bimenye neza bidapfa bidapfuka. Uyu mugore umunsi umwe
azabyuka yananiwe. Uyu mugore azabyuka arushye kugutegereza kugira ngo uhinduke nk'uko abyifuza, kandi abibona neza yuko nuhinduka nyamara ibyo bintu bimubangamira, ni ibintu nawe bidatuma umera neza, ni ibintu nawe bikwangiza. Rero urukunda gukunda rutuma rwose abikubuza, ariko igihe kiragera rwose azananirwa. Ntabwo azagutegereza kugeza igihe uzahindukira, kuko azageza aho abibone neza yuko udafite gahunda yo guhinduka. 9, bizirikane neza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nta mugore wakwinginza umugabo ngo amuhe ibyo akeneye byose. Nta mugore wakagombye kwinginga umugabo ngo akore ibimunezeza. Nta mugore wagombye kwirukanka inyuma y'umugabo ngo amubuze ngo ibingibi birimo birakwangiza kandi nanjye birambangamira. Umugore ntabwo agomba kwinginga umugabo ngo amukorere ibyo yifuza byose kandi bimuryoheye. Rero wowe mugabo, niba utiteguye kugira gute kumuha ibyo akwifuzaho, b'umugabo w'intwari umusobanurire. None uyu mugore ye gukomeza kugutakazaho umwanya, mugumane abizi neza yuko uri umugabo adafite, ariko ye gukomeza agira ibyiringiro bipfuye ngo uzahinduka kandi nta gahunda ufite yo guhinduka. B'intwari umubwire uti rwose mugore wanjye, niyo wagira uti ibintu ntabwo nzabireka. Noneho wowe ufate icyemezo, mubwize ukuri rwose, kandi nawe ndabizi ko nk'umunyabwenge azamenya icyo gukora. Rero ni ngombwa yuko ugira imbaraga ukamubwiza ukuri. 11, bimenye neza yuko bimunaniza gukomeza gusubiramo ibintu bimubangamira, gusubiramo ibintu bimubabaza. Rero ibyo bintu bituma rwose umutima we n'impagarike y'umubiri ye yose isuhererwa. Rero ibyo ngibyo biramubangamira kandi bigatuma arushaho kugubwa nabi. 12, rero bimenye neza yuko umugore akeneye umugabo atarwanirira. Akeneye umugabo umwumva ku ikubitiro, atagomba kwirukanka inyuma amubwira ngo kora ibi na biriya cyangwa se bikora ibi bikora biriya. Akeneye umugabo umenya ibyo akeneye cyangwa se akwiye, bimuryohera bimunezeza. Akeneye umugabo atazajya ahora asaba ngo amukorere ibyo yifuza kandi bituma agubwa neza. Akeneye umugabo ushobora kumenya ibiryohera umugore, ibimunezeza, ibimushimisha, akaba ari byo yitaho cyane akabimukorera, ndetse noneho akamenya neza ko nibimubabaza abimenya akabizibukira ntabikore. Uyu mugabo niwe umugore wese aba yifuza. Rero niba utameze gutya, menya neza ko urimo kwica uwo mugore wawe ahagaze, kandi namara gupfa burundu, mu bwonko bwe rwose hagapfa, mu mutima we hagapfa, uzabyishyura. Kubera yuko natangira kugira imyitwarire nk'igisubizo cy'uko kuntu urimo kumwitwaraho, uzakomereka kandi akenshi uzashaka kubivaho mazi yarenze inkombe, atagifite gahunda rwose n'amarangamutima kuri wowe yarapfuye. Rero ni ngombwa ko muha agaciro ibintu. Kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze? Yandikira muri comments. Niba mushya kwica no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibyigisho inshuti n'abavandimwe. Yagico kubana namwe kumwe na Dorothée w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.